Ezekiyeli ibice 7. Ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, nawe mwana w'umuntu, uku niko umwami Uwiteka abwira igihugu cya Isiraheli ati, amaherezo ageze ku mpande enye z'igihugu. Noneho amaherezo akugezeho, ngiye kuguteza uburakari bwanjye, ngucire urubanza ruhwanye n'imigenzereze yawe, kandi nzakugaruraho ibizira byawe byose. Ijisho ryanjye ntirizakureba neza, kandi sinzakugirira ibambe, ahubwo nzakugaruraho ibihwanye n'imigenzereze yawe, kandi ibizira byawe bizakubonekeraho, muzamenya yuko ari njye Uwiteka. Uku niko umwami Uwiteka avuga ati, ikibi kimwe gusa dore kiraje, iherezo rirageze, amaherezo araje, biragukangukiye, dore biragusohoyeho. Igihano cyawe kikugezeho, wa muturage wo mu gihugu we. Igihe kirasohoye, umunsi uri hafi, umunsi w'imivurungano mu misozi, si uwo kuvuruguzwamo impundu. Noneho ngiye kugusukaho umujinya wanjye, ngusohozeho uburakari bwanjye, kandi ngucire urubanza ruhwanye n'imigenzereze yawe, ngugarureho ibihwanye n'ibizira byawe byose. Ijisho ryanjye ntirizakureba neza, kandi sinzakugirira ibambe, ahubwo nzakugaruraho ibihwanye n'imigenzereze yawe, kandi ibizira byawe bizakubonekaho. Muzamenya yuko njye Uwiteka ari njye uhana. Dore wa munsi nguyu uraje, igihano cyawe kirasohoye, inkoni iragushibukiye, ubwibone bukumezeho, urugomo rurahagurutse, ni nk'inkoni ihana ibibi, ntawe uzasigara muri bo, mu nteko zabo no mu butunzi bwabo nta kizahasigara, habe n'icyubahiro cyabo. Igihe kirasohoye, umunsi ugeze hafi, umuguzi ye kwishima, n'ugurwaho ye kuganya, kuko umujinya ugeze ku nteko zaho zose, kuko ugurwaho atazasubira ku byaguzwe n'aho byaba bikiri aho, kuko iyerekwa ryerekeye ku nteko zabo zose ritazahinduka ukundi, kandi ntawe uzikomeza ari mu bibi kandi akiriho. Impanda zirabahuruje, ibintu byose barabiringaniza, ariko nta n'umwe wagiye mu ntambara, kuko uburakari bwanjye buri ku nteko zabo zose. Hanze hari inkota, kandi imbere hari icyorezo n'inzara. Uri mu gasozi azicishwa inkota, nawe uri mu murwa azatsembwaho n'inzara n'icyorezo. Ariko abacitse ku icumu bazahungira mu misozi, bameze nk'inuma zo mu bikombe. Bose bazaba baganya, umuntu wese aborozwa n'ibibi bye. Amaboko yose azatentebuka, n'intege zose zizacika zibe nk'amazi. Kandi bazakenyera ibigunira, ibiteye ubwoba bibatwikire. Bose bazagira ipfunwe mu maso habo, kandi no mu mitwe yabo bose hazaba habaye inkomborera. Bazajugunya ifeza yabo mu nzira, n'izahabu yabo izababera nk'ikintu cyanduye. Ifeza yabo izababera nk'ikintu cyanduye. Ifeza yabo n'izahabu yabo ntabwo bizashobora kubarokora ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka, ntabwo bizahaza ubugingo bwabo, habe n'amara yabo, kuko byababereye igisitaza cyo kubagusha mu byaha. Ubwiza bw'ibyo yarimbanaga yabutakishaga ngo bugaragaze icyubahiro, ariko babiremamo ibishushanyo by'ibizira byabo n'ibintu byabo byanga urunuka. Nicyo gituma nabigize icyanduye, kandi nzabishyira mu maboko y'abanyamahanga ho iminyago, no mu banyabyaha bo mu isi ho isahu, kandi bazabizirura. Nzabakuraho n'amaso yanjye, nabo bazazirura mu bwiherero bwanjye, kandi abambuzi bazahinjira bahazirure. Uringanize iminyururu, kuko igihugu cyuzuwemo n'ubwicanyi, n'umurwa ukaba wuzuwemo n'urugomo. Nicyo gituma ngiye kuzana abo mu banyamahanga barushije abandi kuba babi, bakigarurira amazu yabo, kandi nzatuma ubwibone bw'abakomeye babo bushiraho, n'ubuturo bwabo bwera buzazirurwa. Kurimbuka kuraje, kandi barashaka amahoro, ariko ntibazayabona. Ishyano rizasimburwa n'irindi shyano, n'inkuru mbi ikurikirwe n'iyindi mbi. Kandi bazashakira iyerekwa ku muhanuzi, ariko umutambyi azabura itegeko, n'abakuru babura inama.
umwami azaboroga n'igikomangoma kizuzurwamo n'amaganya, kandi amaboko y'abantu bo mu gihugu azadagadwa. Nzabagenza nk'uko imigenzereze yabo imeze, bacire urubanza rubakwiriye, bazamenya yuko ari jye Uwiteka. Ezekiyeli ibice 8. Yereka uburyo Imana ifuha. Nuko mu mwaka wa 6 mu kwezi kwa 6 ku munsi wa 5 w'uko kwezi, nari nicaye mu nzu yanjye n'abakuru b'i Buyuda nabo bicaye imbere yanjye, maze ukuboko k'umwami Uwiteka kungwiraho aho narindi. Nuko ndebye mbona ufite ishusho isa n'umuriro uhereye ku rukenyerero rwe ugasubiza hepfo ari umuriro, kandi uhereye mu rukenyerero rwe ugasubiza haruguru hararabagiranaga, hafite ibara nk'iry'umuringa ukubye. Maze aramburira igisa n'ikiganza, afata umusatsi wo ku mutwe wanjye, maze umwuka aranterura angeza hagati y'ijuru n'isi, anjyana i Yerusalemu ndi mu iyerekwa ry'Imana, angeza ku rugi rw'irembo ry'imbere yaherekeye ikasikasi, aho intebe y'igishushanyo gitera Imana gufuha yari iri. Nuko mbona ubwiza bw'Imana Isiraheli buhari nk'uko nari nabwerekewe mu gisiza. Nuko arambwira ati, mwana w'umuntu, noneho ubura amaso yawe urebe ahagana ikasikasi. Mperako nubura amaso ndeba ahagana ikasikasi, maze mbona ikasikasi h'irembo ry'igicaniro cya gishushanyo gitera Imana gufuha kiri mu irembo. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese uruzi icyo nakora n'ibibi bikomeye ab'inzu ya Isiraheli? Ese uruzi icyo bakora n'ibibi bikomeye ab'inzu ya Isiraheli bahakorera, bintera kujya kwigira kure y'ubuturo bwanjye bwera? Ariko uzongera kubona ibindi bizira bikomeye. Nuko anjyana ku irembo ry'urugi, maze ndebye mbona icyuho mu nkike. Maze arambwira ati, mwana w'umuntu, ngaho agura icyo cyuho ku nkike. Nuko maze kucyagura mbona urugi. Nuko arambwira ati, kingura winjire urebe ibizira bibi bakoreramo. Nuko ndinjira, maze ndebye mbona amoko yose y'ibyikurura hasi n'inyamaswa zishishana n'ibigirwamana byose by'inzu ya Isiraheli, bishushanijwe ku rusika impande zose. Kandi imbere yabyo hahagaze abantu 70 bo mu bakuru b'inzu ya Isiraheli. Hagati yabo hahagaze Yazaniya mwene Shafani, umuntu wese afite icyotero cye mu ntoki ze, kandi hatama impumuro y'umwotsi w'imibavu. Maze arambwira ati, mwana w'umuntu, mbese ubonye ibyo abakuru b'inzu ya Isiraheli bakorera mu mwijima, umuntu wese ibitekerezo bye abishushanyiriza ahameze nk'icyumba hiherereye? Kuko bavuga bati, Uwiteka ntaturuzi, Uwiteka yataye igihugu. Arongera arambwira ati, uraza kubona ibindi bizira bikomeye bakora. Maze anjyana ku rugi rw'irembo ry'inzu y'Uwiteka ryerekeye ikasikasi. Nuko mbona abagore bicaye baborogera Tamuzi. Maze arambaza ati, mbese urabibonye wa mwana w'umuntu we? Uraza kubona ibindi bizira bikomeye biruta ibi. Nuko aranjyana angeza mu rugo rw'imbere y'inzu y'Uwiteka. Maze ndebye mbona ku irembo ry'urusengero rw'Uwiteka hagati y'umuryango n'igicaniro abantu bagera nko kuri 25 bateye imigongo ku rusengero rw'Uwiteka, bareba iburasirazuba kandi basengaga izuba berekeye aho rirasira. Maze arambaza ati, mbese ibyo urabibonye wa mwana w'umuntu we? Ibyo bizira ab'inzu ya Yuda bakorera aha biraboroheye, kuko igihugu bacyujujemo urugomo kandi bakongera kundakaza ndetse bakaneguriza izuru. Nicyo gituma nanjye nzabagirira uburakari, ijisho ryanjye ntirizabareba neza, kandi sinzabagirira ibambe. Nubwo bantakambira mu matwi bashyize ejuru, ntabwo nzabumvira. Ezekiyeli ibice 9. Abantu b'Imana bashyirwa ikimenyetso mu ruhanga. Maze arangururira mu matwi yanjye n'ijwi rirenga, abahawe gutwara umurwa bigize hafi, umuntu wese afite intwaro yicana mu kuboko kwe. Nuko mbona abantu 6 baturutse mu nzira y'irembo ryo haruguru ryerekeye ikasikasi, umuntu wese afite intwaro yicana mu kuboko kwe. Kandi mbona undi muri bo yari yambaye imyambaro y'ibitare, afite ihembe ririmo wino ku itako rye. Maze barinjira bahagarara iruhande rw'igicaniro cy'umuringa. Nuko basanga ubwiza bw'Imana ya Isiraheli
bwavuye ku mukerubi aho bwahoze bugeze mu muryango w'inzu, maze ahamagara uwo muntu wari wambaye imyenda y'ibitare afite ihembe ririmo wino ku itako rye. Nuko Uwiteka aramubwira ati, genda unyure mu murwa hagati muri Yerusalemu, maze ushyire ikimenyetso mu gahanga k'abantu banihira ibizira bihakorerwa byose bikabatakisha. Ba bandi arababwira numva ati, nimugende munyure mu murwa mumukurikiye, maze mukubite. Amaso yanyu ye kubabarira kandi mwe kugira ibambe, mutsembeho umusaza n'umusore n'inkumi n'abana bato n'abagore, ariko umuntu wese ufite icyo kimenyetso mwe kumwakura, ndetse muhere mu buturo bwanjye bwera, nuko bahera kuri abo basaza bari imbere y'inzu. Kandi arababwira ati, nimuhumanye inzu kandi ingombe zayo muzuzuzemo intumbi, ngaho nimugende. Nuko baragenda bica abo mu murwa. Nuko bakibica, aho nari nsigaye nikubita hasi nubamye ndataka nti, ayi Mwami Uwiteka, mbese uzarimbuza abasigaye ba Yerusalemu uburakari bwawe ubusutse i Yerusalemu? Maze arambwira ati, ibibi by'inzu ya Isiraheli n'iya Yuda birakabije, kandi igihugu cyuzuwemo n'amaraso, n'umurwa wuzuyemo imanza zigoretse, kuko bavuga bati, Uwiteka yataye igihugu, kandi Uwiteka ntacyo areba. Nanjye ijisho ryanjye ntirizabareba neza, kandi sinzabagirira ibambe, ahubwo ibicumuro byabo nzabigereka ku mitwe yabo. Nuko mbona wa muntu wambaye imyambaro y'ibitare ufite ihembe ririmo wino ku itako rye agaruye ubutumwa ati, nagenje uko wantegetse. Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza